iterambere uko iminsi yagiye. Itariki 10 z'ukwezi kwa 11 isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wa siyanse cyangwa ubumenyi mu Kinyarwanda. Mu Rwanda, Mineduc ifatanyije n'abafatanyabikorwa bifuje kwizihiza tariki 19 Gashyantare 2015 mu rwego rwo kungurana ubumenyi no gufatanya gukemura ibibazo bikigaragara mu bucukuzi bw'amabuye, dore ko ariyo nsanganyamatsiko yari uyu mwaka ushize. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ubumenyi, ikoranabuhanga n'ubushakashatsi, Dr. Marie Christine Gasingirwa, yadusobanuriye impamvu bahisemo kwimurira muri Gashyantare n'iki nsanganyamatsiko y'umwaka ushize yari igamije. Ntabwo ari uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga wa siyanse, ahubwo umunsi mpuzamahanga w'ubumenyi ari siyanse wizihizwa itariki 10 z'ukwezi kwa 11. Iyo butse mu Rwanda mu kwezi kwa 11 abanyeshuri bari mu bizamini, abakozi bitegura kujya muri konje, mbega ubona nta muntu wahamagara kugira ngo tuze kwizihiza umunsi nk'uyu. Ni cyatumye twahisemo kuwuzana uyu mwaka utangira. Iteka twizihiza umwaka utangira kubwo nubwo abantu abanyeshuri bagarutse mu mashuri, abakozi bavuye muri konje, mbega kutegura neza kugira ngo utangire ukangurira abantu ibintu bihari. Urabona niyo umuntu avuye muri konje abasa naho akangutse fresh, nk'ukaguse nyine wamubwira kumva. Kugira ngo tuhuze n'iki gihe abanyeshuri barahari, abakozi baragarutse. Impamvu rero twashyize uyu munsi nuko insanganyamatsiko y'umwaka ushize yitwaga crystallography. Crystallography nk'uko president wa mbere yavuze asobanuraga icyo ari cyo n'ikimara, kubera ibafasha abantu kwiga ibintu byinshi, ariko cyane nk'ubwo sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda nka structure za molecule cyangwa ibintu byero byose. Uzi ko yatubwiye za proteine, yatubwiye DNA, yatubwiye n'intuze na minerals, ko ushobora iyo izi crystallography ushobora kubona purity. Mu kwizihiza umunsi wa siyanse ku isi ntiyibanzwe ku bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro gusa, ariko hatumiwemo ingeri zitandukanye z'abanyarwanda kugira ngo hazamurwe imyumvire abaturarwanda bagifite ku byerekeranye n'amabuye y'agaciro. Aha hakaba haribanzwe cyane ku rubyiruko. Dr. Marie Christine Gasingirwa arakomeza bidusobanurira. Nicyo gituma rero twaravuze ngo duhamagara abantu muri abo ngabo hari amashinga amategeko bahari, hari na abarimu, hari abanyeshuri, hari abikora ku giti cyabo, kugira ngo bose ni society nyarwanda, kugira ngo ubu ngubu batangiye kungurana ibitekerezo. Hari ibibazo by'uburyo batari bazi none bagiye kubaza, none batangiye n'ingamba, mbega twakora iki kugira ngo tugeze ku bantu ubumenyi, twakora iki kugira ngo ubucukuzi bwacu bube ubwo ku rugero rwemewe mpuzamahanga. Mbega abashinga amategeko badufasha bate kugira ngo tubone, iyo bize kuvuga budget, uzi ko igira kuri budget bikananya bayiha priority, kubera ko bazi yuko urumva iyo ushyizemo amafaranga uzangiye kuzana agaciro karongera, kugira ngo noneho tujye kwaka amafaranga tujye tuvuga birakenewe koko. Kandi n'abana b'Abanyarwanda bamenye isoko rirahari ku murimo, kandi n'ikindire ubumenyi dukeneye n'ubu, kubera ngo akamuhana akazi imvura ihise, sibyo? Wowe Umunyarwanda wuzi ubukungu buri munsi y'ubutaka bwawe, n'ubu bwawe ugomba kubuharanira ukabwukira agaciro, ukiga ku buryo uzamenya kububyaza umusaruro, kuruta guhamagara umunyamahanga ngo akurusha ubumenyi aze umuzane mwatanze amafaranga ishyano ryose ducyakuye tugabane nawe umuhemba ugaruke kwa kundi. Nk'uko twabisobanuriwe n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Mine na Geology, ijambo crystallography ntiriba mu Kinyarwanda, ariko ni ukwiga kamere nyakuri ry'ibuye ry'agaciro ku buryo byagufasha mu kubasha gutandukanya amabuye y'agaciro. Akaba ariyo mpamvu bahisemo kuyitirira uyu munsi, kuko kugiramo ubumenyi bizafasha u Rwanda ndetse n'isi muri rusange kubasha gucukura amabuye y'agaciro, ariko habaye inyigo ihagije y'ubutaka ku buryo atazongera kwangizwa igice kinini cy'ubutaka bashakisha, kandi ugasanga havuyemo umusaruro muke. Crystallography kandi ngo ntabwo igarukira aho gusa, kuko igirira akamaro n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Icyambere nuko iyo siyanse niyo ituma ushobora kumenya ngo iyi buye y'agaciro ni iyi, tuvuge ngo iyi ni zahabu ntabwo ari gold. Buriya bitandukanye ku rwego rujyanye n'iyo crystallography, ni kimwe mu bikoresha kugira ngo bitandukanye. Ariko crystallography ntabwo ari mu mining gusa, ikoreshwa no mu zindi domaine nyinshi. Nakubwira nka za computer, za sim card muri computer, buriya
crystallography yatumye bazidesigninga neza kuko ugenda ukiga muri medicine n'imiti tukora buriya crystallography ifasha utegura umuti kubaka ubwayo kugira ngo umuti uzagira akamaro ku ndwara runaka nukumenya ikitera iyo ndwara icyo kiyitera kiba gifite form wikoresheje crystallography ukamenya form y'ikitera indwara ukora umuti ushobora kukigwanya mbese crystallography ni science ikoreshwa muri domaine nyinshi ariko twebwe uyu mwaka twashatse kwibwira abakora muri domaine ya mining ko bayigirira ikizere bakanayikoresha aho bishobotse. Ibi kandi ngo nibyo byagendeweho bafata gahunda yo gushyiraho ishami ryiga geology na mine muri kaminuza y'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rugire abahanga bafite ubumenyi ndetse n'ubushobozi buhagije mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo nubwo hakirimo imbogamizi nke bizeye ko abanyeshuri bazaba bari ku rwego mpuzamahanga. Yongeraho ko bashingiye ku buryo bihagaze nta mpungenge zo kubura abanyeshuri zihari. Urwego rwa kaminuza ishuri nago ripfa kutangira habanza urwego rwo kwiga ibyo bazigisha bita curriculum study twarazirangije ubu turi mu rwego rwo kuzemeza kuko hari inzego zigomba kwemeza ibizigo urumva ni process iyitangira ariko target nuko mu kwezi kwa 9 uyu mwaka mbese w'amashuri ataha abanyeshuri ba mbere muri University of Rwanda batangira kwiga geology na mining. Uko tubitegura icyambere nuko tushaka abakozi ni bakeya mu Rwanda ariko nago ari abanyarwanda gusa bazahakora birumvikana twarashize na za tangazo kuri internet arabasabye akazi bazaza kudufasha turanahari twebwe twari tusanze turi hano bivuze ko ubumenyi tuzatanga buzaba buri kuri level twizera ko izaba international level nago tuzaba twigisha kugira ngo bazakore mu Rwanda gusa oya tuzarera kugira ngo bagende no muri competition yo kwisi nk'aba bafite ubumenyi bugezwe. Niyo mpamvu navugaga crystallography n'ubumenyi bukoresha ubungubu nko muri za company zacu ahangaha nago bazikoresha ariko iboraye nizo bakoresha gusa tukavuga tuti twe tuzahera nago tuzasubiye inyuma tuzahera aho abandi bageze tukomeze tutera imbere ukoresheje umuntu ufite ubumenyi buhagije nk'abo tuzaza tuha u Rwanda bamaze kurangira amashuri muri kaminuza y'u Rwanda baza bafite ubumenyi ku buryo umukoresha wese uzamukoresha cyambere nago azangiza byinshi cya kabiri mining ye izabikozwe mu rwego rwa gihanga pana gukoresha gucukura gusa bavuga ngo hari kasiterite reka tucukure bagacukura bakayibura bakafunga bakataha bakasiga imyobo ibyo nago bizongera kubaho kuko hazaba hari abantu babifitiye ubumenyi bazi aho bagana babyize babanje gukora icyo twita research prospection yaho bagiye gucukura hanyuma bagacukura bazi icyo bagiye gusanga. Twegereye abanyeshuri muri kaminuza zitandukanye bari bitabiriye kwizihiza uyu munsi maze badusobanurira ibyo bungutse mu gusobanurirwa crystallography uko siyansi ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi ndetse banagira inama bagenzi babo cyane cyane abagitinya kwiga siyansi. Mbere yatumye nyiga nuko nabikundaga computer science programming rero izamfasha mu buzima nimva mu mashuri kwiga izamfasha kubona amafaranga gukora no gufasha igihugu ma programme bakeneye ma software bakeneye nka yakora. Ikintu nungutsemo nuko iteme y'uyu mwaka iri ku ruhande rwa computer science ariko byose ni science. Rero science tugomba kuyikoresha kugira ngo ifashe igihugu kugira ngo ifashe n'abanyarwanda byose. Science ubundi iyo uyishyize muri pratique ifasha buri kintu cyose gikorwa mu Rwanda nimba ari nka IT ni science nimba ari math nimba ari statistics bakeneye aba scientists kugira ngo bakore statistics. Rero science ikorwa buri gace kose science ntago ari math gusa nkuko tubibonye tumaze kubona ko mining nayo ari science. Rero hari uduce twinshi cyane science yakoreshwa kugira ngo igafashe igihugu cyacu. Icyo nababwira nuko science ntago ikomera iroroshye bituka ku mutima icyo ushaka ubundi cyambere ni determination. Njya guhitamo environmental chemistry nabonye ikintu cyangombwa kugira ngo ubeho no kwita kuri environment kandi numvaga nshaka kugira ubwenge buhagije mu kumenya environment bihagije no kumenya uburyo ki twayitaho tugabanya ibiyangiza.
Kuri uyu munsi njye nishimye cyane kuko twizeye ku bintu bya crystallography na minerals kandi ni ibyo muri chemistry urebye. Nasanze rero chemistry hari aho iri applicable ku buryo njye yangiriye akamaro ku buryo budasanzwe. Chemistry mu buzima busanzwe isanzwe ikora buriya tuvuye wenda no kuri kubyo twaganiriye kuri uyu munsi buriya na oxygen duhumeka iyo nayo ni chemistry. Niyo mpamvu no mu buzima busanzwe no mu mibereho yacu dukenera chemistry. Nanjye nashiritse ubwoba ariko nanjye nari mbufite ariko nasanze chemistry ari isomo nkandi naryo ryoroha upfa kuba wagiye muri kunzi uzi n'akamaro kayo. Ibi byanashimangiwe na Dr. Marie Christine Gasingirwa aho yerekanaga ingufu Minisiteri y'Uburezi ishyira mu gutanga ubumenyi ngiro hagamijwe gusohora abanyeshuri bakeneye ku isoko ry'umurimo atarabiga bakabura akazi. Bakira umwete bigi batazi ngo bariga kujya gushoma oya bariga kubera ko hari isoko. Ikindi hari ikigo cyitwa National Commission for Science and Technology uhafite hari ubumenyi hari inyigo bakora kugira ngo barebe ko uyu munsi kugera imyaka 20 imbere izaza dukeneye abafite ubumenyi mu bihe ku isoko barashaka abana kubera bazajye biga umuntu arangiza afite isoko ajyaho. Si n'icyo cyonyine urabona ubundi ukeneye kugira ngo habe development we need a broad based middle cadre abantu bakagenda baki specialization ukajya hejuru ariko ubu ngubu siko biri birasa naho ufite benshi bari diplome benshi bafite degree benshi nabaki baturutse hariya babandi benshi rero nta mirimo hari cyitume barwana ngo bakabashoma none n'icyo cyitume leta ihindura nko kubihinduriza gutya reka tugire broad base hazemo ubumenyi ngiro niko focusing on TVET. Abo ngabo bahari bagenda bagiye technician work bagiye bagira specialization ku buryo engineer umwe ashobora guspecializa benshi ariko akagira ku ntego nyayo. Ibyo rero bizaca mu bumenyi nkuko uzi ko muri rebo twavuga ngo dutangira kuri muri iyi mikuvo ngo kugeza ngira ngo 2017 aho tuzagenda TVET increasing kuva kuri itangire 60 na 40 ku buryo mu icyo gihe abana bazajya muri general education up to tertiary bazari 40% abandi bagiye muri TVET. Rubyiruko banyeshuri mwimviye ko mwashyizwe igorora na hanyo kugana amashuri mukiga science kandi ntimwongere kwitinya kuko mushoboye nimugana amashuri y'ubumenyi ngiro kuko akazi karabategereje mutibagiwe no kwihangira imirimo.